kangaruke kuri coach Gaël. Coach Gaël yarandiza. Coach Gaël kimwe mu bintu bitigeze binanshimisha, kimwe mu bintu bitigeze ndabigarukaho, kimwe mu bintu bitigeze binshimisha kabisa. Ni nabwo bwa mbere nari mbibonye ku muntu uri ku rwego nk'urwe, uri kuri level nk'iye, ufite imitekerereze yo gukora showbiz mu buryo bwagutse, bashobora gukoraho inkuru akajya kurega, akanakurega inkuru we ubwe yitangiyemo verisiyo. Coach Gaël yagiye kunega inkuru 3 munamukozeho zimwangisha rubanda, zimusebya, zitamuvuga neza kwa yes bivuga mu make zitamuvuga neza. Izo nkuru 3 hari harimo operation Onomo, yego, twakoze kuri Alex Muyoboke, yego, harimo imagine space yo kuri Twitter na ubwe yatanzemo verisiyo cyaje telefone ngo ya 155 igihe bari Tanzania made beat atanga verisiyo avuga ati nanjye mfitemo shares. Iyo ni ya kabiri. Andege ni inkuru ya 3 twakoze kuri Gaël ni yewe niyihe sinibuka ko yica umuziki rimwe ya mbere yuko yica umuziki, ko yica umuziki birashoboka ko icyo kirimo nacyo cyo kwica umuziki. Niyo ya mbere twakoze. Byatangiye ndahamagazwa bati dufite ikirego cy'umunyamategeko witwa Maître Kizito Safari uhagarariye Gaël Karomba, akaba yarakureze ko mwangiriza izina, kumwangisha abantu, kugira ute ngende suko kubeshya. Aho narindi bamamagaza narasetse, ndavugira nti nsubiramo icyo kirego neza, nti ni cyande, ati ni cya Karomba Gaël, nti ni Coach Gaël nzise, ati aho narindi nese mvuga neka mbanze nsome ku gafanta nze guhamagara, mbanze nsome ku ka, kuko icyo gihe ubugaragaje standard y'urwego utarageraho. Reka tujye mu kuko mpereye mu mizi nkavuga ukuntu namenyanye na Gaël, ubwo yende byo reka bizaba indi nkuru kandi vugire ibyanjye na Gaël. Karomba nkora inkuru ya Onomo, niyo ya mbere twakoze kuri we. No, nagaro ya mbere twabanje gukora kwica umuziki, mvuga impamvu ya Rockris Element yari umuproducer wa mbere mu Rwanda kugeza ubu muri top. Nkakamureka nkavuga Element ubuko urambwiza ukuri ko uyu mwaka ashobora kurusha uyu mupeti witwa Prince Keys akamuza imbere, wakoze My Type, wakoze iyi ya Chris izina ntuza yitwa nakakana ko mu Burundi ni nawe yakoze ngufunga macu, ni nawe yakoze baririmbisha ko nari nazishyize ku murongo byagenze bitewe. Ubusu bamwe ngo Element azafungwa n'udushumi twe musa koko. Element afite food etwa, afite Pasadena, komeza urutonde ngaho nyumvira nawe nsubije inyuma bantengushye koko. uzikira ndirimbo ntarayimenya fuka indirimbo kavuga ni so umuvugo si hip hop si nizo keregeria ni ya hahandi wa mugani njya mbona uri kubyumva. Iyo niyo twahiriye. Iya kabiri iba operation Onomo y'ukuntu yakubise muyoke n'ibiki ibyo bibaho. Bandeze bampamagaye bansabye ko numvikana n'umunyamategeko we Safari, andikiye Karomba, ndamwandikiye ndamubaza ntariko handeze ntiyansubiza. Nandikira Maître Kizito Safari, ntimwatanze ikirego mundega nakimenye, ese mwandeze biki n'ibiki ngo ndebe niba hari nicyo twakora tutiriwe tujya muri izo manza kuko no guta umwanya. Kizito Safari arambwira ngo ni inkuru wakoze ku mukiriya wanjye, ariko noneho munyamategeko akajya
kukurega akakubwira ngo njye ubundi njye sinkurikira YouTube urumva already ibyo agiyemo nuko wamubwiye ngo jiste ngo Clement yakoze ibi genda utanga ikirego uko wasanga arafite n'amadosiye ngo ndebe ibiganiro byawe ngundi sinsanzwe nkurikira YouTube nta kibazo ntimwandese iki murifuza iki twakureze ko ngo wasebeje umukiriya wanje wagize ute ndavuga nti ngaho mbwira icyifuzo cyanyu ngo nuko wasiba izo video uko ari 3 ndaseka harimo niyo yatanzemo verisiyo ndaseka ndavuga nkasiba inkuru ati yewe gasiba inkuru nibyo nta kibazo gusiba inkuru gukanda delete rwose nta n'amasegonda 3 byantwara ndavuga ntari ko ngiye maze imyaka 5 gusa mu itangazamakuru ndacyari mutoye nkeneye kwiga byinshi byaba byiza unsobanuriye ABC dukavuga ati muri iyi nkuru Clement wavuze iki ngiki udafite fact yego muri iki ngiki warabeshye muri iki ngiki wakoze ku buryo nanjye izo detail nazigenderaho nkazigiraho ubutaha sinzakora ikosa nk'iryo byari byoroshye pe ngo hoya ngo inkuru yawe ngo ubwabyo ngo nuwasoma titire gusa ngo yahita abona ngo icyugamije numva nta nubwo bifite umurongo ndabyihorera ndigendera nyuma hashize nk'icyumweru ngira ngo byararangiye arongera arampamagara ati ibyo twagusabye ntiwabikoze ngo gisigaye ngo nuko tugiye kuregera pariki rukiko nyine ubushinjacyaha yego navuga ngiye ikintu nagusabye kiri kiriya mpita nabyandikira Karomba ndamubwira ni Karomba mbwira ni iki ngewe ntago ndi ntagondwa sinkora YouTube ngo ntwike ngo ngirene ngo mbonera yego ifite amafaranga ariko sinshobora kuvuga ngo Janvier dora amafoto ya Janvier yambaye ubusa kandi nta no hano twahuriye juste ngo kugira ngo mbone views no nagaruko nkora YouTube ngerageza kuba professional kuko ibintu nabyize mfite nabikorera amahugurwa nagize mfite uburyo ki nabikoramo even na ya R.I.B nayo narayakoze yego nyereka ngewe ikintu cyakombaza Karomba nyereka ikintu wowe wumva cyakwangishije abaturage cyangwa se utakunze mu nkuru zanjye ngewe no kuri YouTube ari uburyo bwo editing nkaba nanagakatamo akwenda inkuru igakomereza yego banga kunsubiza bakobeza procedure ku rwego rurampamagaza ati Clement ugomba kuza kwitaba noneho kuko wanze inzira y'ubwumvikane wumva ready bahise bavuga ati Clement yanze kumvikana wanze inzira y'ubwumvikane ubu tujye gukomeza inzira zacu natwe z'ubutabera yego kubitima ngiye ndavuga nti ngira umuntu wari ufite iyo case ndabubwira ntayikwereka nawe tuganire ukurikira showbiz ukurikira ibi bintu byo mu itangazamakuru n'ibiki mu by'ukuri mbwira ukuntu umuntu agusibisha inkuru 3 atakubwiye ngo ABCD ingingo atayikubwira ndamubaza nteko se ubundi baregeye iki ndagati kirego cyabo kirikiriye ati ingingo ya naga ivuge ko iyo useje umuntu mu ruhame ubukoze cyaha iyo uhamijwe ukoresha ibi nibyo baregeye naho iby'inkuru kireke nje gufata umwanya nkicara nkabireba ariko mwitabye mwese mwaza mugasobanura aho umwe yumva naho ndatumva yego ariko ku mutima nkavuga nti buri umuntu ujya ukoraho inkuru akajya kukurega cyangwa se ukora ikintu akajya kukurega bamukubisa hababaza igisigaye basigaranye n'ubusi umwe yonyine yo kwire mu mutima kuvuga ngo no nanjye namwemeje reka nanjye nkora ibi ngibi ndavuga nta kabyo niba anumva n'ubutumwa mba natanze hari icyo akuramo kandi koko n'uwareba inkuru zanjye zirimo critique ashobora kugira ikintu akuramo kandi gikomeye cyane kuko niba mvuga ngo nkora mvuga mu melody amaze amezi 7 adasohora indirimbo kucya ko kana atakarebaho ese Meddy na Ben ko bamaze umwaka basohoye indirimbo imwe byarangiye bite kandi ko nta wavuze twakomeza tuvuga ngo nabahanzi bambe si amajwi yagiye hanze si bavuga ngo nabanebwe yego none sugo mwitabye basobanura umunsi ngo tuhuri ariko wa kane
noneho ngo twese duhure impande zombi turebere hamwe uko ikibazo kimeze. Settinga kwa kane barangije bavuga ngo ntibabonetse, babyimira kwa gatanu. Kwa gatanu nanjye nari nibereye mu kazi, badusetinze saa 8 ngirayo saa 10. Nanjye nsoje ibyanjye, noneho nsaga noneho banarakaye ngo wadukereje, ndavuga nize gahunda y'ejo yari saa 8 mbahamagara saa 7. Saa 7 mbwa ko mutaboneka kandi mutamakaniye mbere. Nanjye rero uyu munsi nari mfite akazi, munyihanganire nda nabakerereje. Ndagenda turicara, ndavuga nti bati kuki wigeze wafunze umutwe kanga inzira y'ubwumvikane. Ati gahunda iriho rero no gushyikiriza ikirego parike. Ndabwira nti ngewe byo mwakijyana nayo nta kibazo, nta kintu bintwaye. Nge sindi umuntu utemera amakosa, sindi n'umuntu utemera gukosorwa, ndetse no mu buzima bwanjye ngiye nkunda ibitagenda neza kurusha ibigenda neza. Ko nuzu ukambwira ngo Clement akoze ikiganiro cyiza, ndabizi ko nagiye kugitegura nzi neza ko kigomba kuba cyiza, cyangwa se nshaka ko kigomba kuba cyiza. Nuza rero ukambwira ngo ukoze ikiganiro cyiza, urumva nta gishya. Ariko nuzu ukambwira ati muri iki kiganiro wageze hagati urazimiza ntitwumva, kandi ibyo ndabyanga sinzagaruka. Nshobora kuvuga nti reka ngo rombye uriho ubutaha nkenshi amarenga yenda yatuma buri wese yumva. Bati wanze gusiba inkuru, ndavuga nti okay duheraho. Ntimuyoboza ibiganiro bandega ni 3. Ngaba bose turi kumwe bazanye amadosiye. Ndavuga ntiwanze atari za nkuru 3 mfite ahubwo nshobora ko no muri izo nkuru ariciyemo umuntu nkaba nonge nayigendeye koko nta n'umwavoka rwose, kuko nge numvaga nta kintu na kimwe ibintu nkaye. Ubonye dosiye ubona ni nshinja byaha. Bati umukiriya wacu Karomba uramusebya umwangisha rubanda, avuga ko yaje kwica umuziki nyarwanda, avuga ko nta cyawumariye, urangije ugera kuri ono hoteli uvuga ibintu utigeze uhagera, utahagazeho n'ibiki barabisobanura byose. Nanjye mpera ku murongo. Utavuga ati ibi yazanye nuza umunyamategeko Kizito Safari yazanye na Kenny murumuna wa Gaël. Anafite n'imigabane muri 155. Ibyo birabaye na Kenny uramuzi. Yego. Abayunganiye umwavoka we ati rwose bigaragaza urwango ruri person ufitiye Karomba. Niye ntoke ntisawa nanjye ni mu makanya. Reka duhere ku kwica umuziki nyarwanda, narabisobanuye mu nkuru. Mbisobanura ndavuga ntushobora gufata element wakoraga muri top 10 hazagamo indirimbo 7 kugeza ubu ngo muri top 10 nta ndirimbo ye nimwe irimo. Ubwo uri kumbwira ko abo bahanzi 7 yakoreraga umwaka ushize ubu bari kuberekeza turasobanura ibintu by'umuziki n'ibiki tugera kuri case nyirizina. Oya murono bati onomo watangaje inkuru utarigeze uhagera. Ndavuga nti ngende umunyamakuru, akazi kayi n'ugushaka amakuru. Yego. Si ngombwa ngo ningera muronomo ngo nkubwire nahageze, kandi sinitegeko ngo mpagere. Yego. Ahubwo ngiye nabazo wari uhari. Ni ibi byarabaye cyane ibyabaye. Ninjye mfite suruse yanjye. Yego. Mfite suruse yanjye, mfite aho nakuye amakuru kuko sinakuye mu kirere, kandi nawe nazaga akavuga ngo sinageza. Nanjye nzazana fact zerekana ko yahageze. Yego. Suruse yawe. Yego. Ngo niba navuze ngo yakubise yatutse muyoboke ndetse bigateza n'intambara, ibyo bintu Dumba agiye kuri Instagram arabivuga. Yego. Abaravuze atari ko Clement kuri umunyamakuru professional ngo urashaka ngo kugendera ngo kuri badumba ngo kuri Instagram ngo nibiki. Ndavuga ni se ntiyarahari. Icyo nicyo kibazo. Icya kabiri ndavuga nti simvugana na Alex Muyoboke, vuze mu iryo zina Alex Muyoboke ngo niwe wagutumye se. Ndavuga nti ngewe ntimunabaze Karomba wanyu iwe yashatse ko dukorana, nge si byakunda. Ntimumubaze. Uretse na Muyoboke n'uwo muhagarariye ntago byakunze.
mureke njye simvugana na Muyoboke ariko nimero ze sinazibura ndazifata nzihuriye uri netere ndi kuvuga ngo nzimuhe ahamagare amubaza ati ibi byo muronomo Clement yatanga kuko interview si bigiye kujya publicly si bigiye kujya hehe duhamagare ubwo yari victim yego mushake nimero ze nzihe amuhamagare yego amubaza ati ese ibi bintu byarabaye tubikorera ahangaha bibe kriye ibintu byo muronomo birangire sikuru bahise bambwira ngo Clement ngo urumva ngo uri professional ngo uri umunyamakuru namukotinga kuko icyo bari no ku recording nyine kubifata ibyo twavugaga byose ngo umunyamakuru professional ngo ibintu uvuga ngo abantu barakwizera ngo babone ufite fact nibiki ngo niyo mpamvu twabizanye mu bwumvikane mbere yuko tubijyana muri pariki namaze se turi kumvikana yego ibyo ndabyumva noneho nanamubwira nseka ariko se kuki mushaka kwikuraho ibintu mugashaka kwerekana ko ngiye ntari professional kandi nifuza guhamagara victime mutamubwira nti already mwaje mwebwe mufite position muhagaze kandi kuko mufite uwo muhagarariye ariko afite ibyo yababwiye ko muza mutagomba kurengaho nti tubikore gutyo ngo ya Clement ngo niho ngo utandukana ngo na jihadi bare bavuga ibyo mutubari n'ibyabereye ndi kumukotinga ibyo mvuga ni ibyavugiwe aho ngaho ngo rero wowe muratandukanye ndavuga nti niba dutandukanye rero mfite source mfite aho nakuye amakuru mfite n'uburyo ki nayabonye kandi si ngombwa ngo ngere muri ono cyase ngeraho ikintu cyabereye kugira ngo ntangaze inkuru so ko televiziyo Rwanda ivuga amakuru yo muri Amerika iba yagezeyo ariko bafite ati makuru dukesha abanaba yego ibyo birabaye hazaho ngo case ngo byari ibintu bigira muri bingahe ko kuvuga ko 155 atari yese byo ntago byajemo atariye none ndangije ndababwira noneho hahita hazamukira icyo cyo kuvuga ngo ni mu nkuru zawe wakoresheje uruhande rumwe ntiwabaza urundi ako kantu ko karankubise kabisa icyo kintu naracyemeye narakibasabira imbabazi nibyo nababwiye ntago ndi nagondwa ngewe nababwiye ni kandi ni koko icyo muvuga nicyo nge navuze ibyanjye sinigeze nshaka version ya Karomba yego icyo kintu ndakibemerera ndabwira nti akoko ni ikosa ry'umwuga ndaryemera bati niba uryemera rero turagutegeka ibi ndavuga reka nimubanze mureke dutuze tubanze tuganire yego uri kubyumva niba ako kantu kabaye icyo nacyo ndacyemera rwose nikosa sinigeze muvugisha ariko se niki nari kumubaza kirenze icyo yavugiye muri space we ubwe yitangiyemo verisiyo k'ibyo muri space bamubajije nanjye aribyo nari kumubaza yego noneho bikarenga icyo kiganiro nacyo kikakiri mu biganiro muri kundi poting muri kuvuga ngo nyine ngo nsibi batiki urumva Clement ngo ntago dushaka ko ibintu ngo biba birebire ngo bikagera gute na gute niyo mpamvu dushaka ko birangira mu bwumvikane ndabireba kigera nifite na gahunda nagombaga kujya guhura na wa boss wa kwamamaza nawe ari kunyandikira ngo ibiki n'ibiki ndavuga nti ibyo mushaka nti none mu mibyifuzo byanyu nti ukoreho video nti hanyuma ukoreho video nyine ngo bundi ngo case yacu irangire ngo ariko ngibi bintu ubwo ari Kenny ngo biri person kana kagaruramo inshuro ebyiri noneho uko biraniye ndagije ndahindukira ndamubwira ariko Kenny reka nkubwira uri kuvuga ko ibi bintu biri person hagati yanjye na Karomba niba uvuga karurwango mwanga kikatubyita urwango yego niba ari urwango mpere mu Buhinde ngira ibyo mubwira we ntashobora kuvugira hano kuri mikoro yego ubwo niba yarabibwiye na mukuru we ubwo yarabimubwiye ndavuga mbihereho nabo bose bumva n'uwo munyamategeko nayo yarumvaga ngewe nkora ibintu ku buryo ki ntashobora kuza ngo mvuge ngo Karomba ngo
kuko saa sita yari y'ibijumba nijoro akari ubugari. Ntashobora kuza kuvuga ngo ko mu gitondo yoza amazi akonje kandi ari umukire yakoga ashyushye. Ntashobora kuvuga ngo se ngo abanyate n'umuryango sinshobora. Ibyo ntibindeba. Kandi uvuga ko bitaba bihari umuntu anabishatse yanabimenya ariko sinshobora ibyo ntibisinuburenga. Donc nta nubwo ibyo butikuna nabujya ubwo ni n'ubugoryi. Ariko icyerekeranye n'umuziki nzavuga ni kuki afashe element wakoraga abahanzi 10 ngo akagiye gukora abahanzi babiri yego. Ndabimusobanurira ndamubwira ntiyamba mwanga nibi ngibi nabikora. Ariko sinigeze mbikora kuki ntabikoze. Nuko se bitancururiza. Nuko bitarebwa se. Kandi abantu bo kuri iyi mihanda nta nubwo ari no ngo turakwanga ngo ntituzanagaruka kuri iyi cano bwacyo ukabona ufite views 20. Kavuga se ni babandi bagarutse ahubwo bo bagendana n'ikigezweho. Nabikora bamwe bakagenda abandi bakaza. Yego. Ntimbikore se. Nisichwa kubikora kuko ibi bintu nkora ngewe ndabizi. Kandi nawe ubwe akagombye kuba biza akavuga ati niba umuntu akoze ibi niyo mpamvu ku bantu 90% abantu nkoraho inkuru. Ngiye turahura bakanshimira. Cyane. Wakubisa babaza kere. Kuko iyo nkoze inkuru nyamvuze nti Janvier Romeo ntunywa inzoga nkakora inkuru nti Janvier Romeo namonye mu cyumba cy'105 muri hoteli X yasinze. Nyamara icyo cyumba rugisohokanyemo n'umukobwa. Yego. Ukahita umva ko mvuze ko nakubonye usohoka muri icyo cyumba ariko simvuga ibyo narindi mu byanyabyo kandi byakwangiza. Niyo mpamvu yituma mpamagara kavuga ati bro thank you so much kuko ari kunsenyera iyo bivuga. Uri kumva icyo kintu ni kuko ngiye nkora inkuru zanjye ntago nkora inkuru yanjye complete ngijana ku ijana sinshobora. Nana nagiye nkora inkuru barabizi ntuzi si ya wa mugore ngati nkugurire Hennessy nkugurire iki ntisinywe inzoga ariko nta kibazo. Kandi abantu bose b'igihugu cyo kizinga igikuba cyacitse. No. So rero ibyo biraba nge ndibaza uri muri iyi showbiz bakuvuga ukajya kuregana. Ibyo bivuyeho. Bidagize icyo bifata haza misile ebyiri. Haje misile ebyiri ntibazarasitaye. Ntibazaratulikirijwe mu kirere. Ntibazaragize zite. Ziba zicecetse zityo. Nabyo biranga. Nese muheza link ndamubwira nti nanjye se ngiye gutanga ikirego. Nanjye ngiye gutanga ikirego mu link ndavuga ngiye gutanga ikirego. Nakagitanze kuko harimo nibikomeye kurusha ibyo wandegaga ariko nge sinagitanga kuko iki kibuga ndakize. Munsi kikwicurikira hejo ugagicurika. Ntireka dukore showbiz. Ndamubwira ntabwo mwasoye n'akaririmbo keza kitwa Zanzibar rwose nunankenera nzagusupporting. Ariko abanje link ntabwo nta rwango ntabwo wakwanga umukire. Kandi dukeneye abantu benshi bameze nka Gaël. Turabakeneye muri uyu muziki. Abantu bajya gutegura ibitaramo i Burundi, bajya gutegura ibitaramo Tanzania, bajye Uganda, bajye he batwara abahanzi bacu. Uri kumva abantu turabakeneye. Ariko nihazemo akantu k'impinduka ka showbiz kurusha ka. So iyo usa nk'uri kujora ibikorwa bye ubu bihwangisha n'urwego rwe ukabona ni bito cyane ugereranyije n'urwego rwe. Ntago mbijora ngo mvuge ngo ibi niyageze ibi kindi kandi twibukiranye katari na manager Melody. Ari manager Melody uriya ni umushoramari. Umushoramari amwitezemo inyungu amwitezemo ABCD. So dukeneye abantu nk'abariya rero ibikorwa bibe byinshi ariko n'igipindi kibe gike. Ari cyo kwigira kuri Melody mu buryo showbiz ikinwa mu mboni zawe. Melody ni umuhanga murambimubwira ariko naguma muri office ibintu bizangirika ari byinshi kandi kubigarura bizagorana. Ngaha hondi ntago comeback zose zizamera nk'iza Dani nanone. Ntago byakunda. Cyangwa Christopher ntago byakunda. Ibigo byo biri guhahirana nta kibazo mfitanye nawe. Reka niba ari buki mfite wenda akaba yaratanze n'ikindi kirego ntawamenya.
ya buri kintu icyo ari cyo cyose izajya arega sinzi n'uburenganzira bwe ariko by the way habwa n'itegeko video zo ziracyariho oya ntaravuze icyo umwana agize urarekura noneho umuntu reportinga video nawe ubwo arimo gusugura urumva ko tarimo byagenda gute oye ubwo urumva ubwo ari video abakeneye reba ariko umuvuduko w'ibuye umenye icyo ryashaka guhanura wowe umuvuduko w'ibuye ugati yari voka gusa cyangwa byari kurenga voka ntago hari umwembe uriye ntago ari umwembe